Acting Rwanda. Udashaka no kumbwira ubundi urayamaze iki naguma ndeba. Uvuze? Kuki mutifashishije inzego z'umutekano? Biga gusa sinaba nibeshye. Wowe se mupfana iki? Nsuko niba oxygen yari best friend wawe. Wakwiye kubunza? Jori! Uhagarara hejuru. Wicazwe ibyo wicazwa. Nkoze. Sinakubwiye ngo ubwenge bwari bwiza. Yo butazi kumenywa na bose. Nta soni. Ubu urumva ko nyine wabanjije kugenda unegatega. Ubu ukuntu usa neza avuye muri biriya byenda by'abakanishi. Ako nukagita igenda hari benshi bitonze. Nako imyenda y'abakanishi, nako ni uniforme y'abakanishi. Mayi. Usa neza n'udukufe n'utubukwiriye. Jone nzakubwa tujyane muri salo bagukorera agacungo ka fresh. Ibyo tubyihorera. Mbwira ibyavuye mu ibyo tubyihorera. Mbwira umusaruro wavuye mu byo wagiyemo i Kigali. Ariko mba nanaruka n'ikiganiro turimo turagisoza mpaka dusubira i Kigali ntararavayo n'umutwe wanjye utaravayo neza. Nonese ko ufite umwuka wo kuvuga ibindi ubwo ibyo byo wumva bigoranye byo. Wambwira nta kibazo. Kandi urebye ariko nibyo nimba nakubwiye nimba ushaka bikomera neza. Nuko zira gahunda zagenda nkuko twabisezeranye. Ubundi ibindi uzabimbaze pe. I promise you. Naje. Nagira neza. Bo. Navuyeyo. Ukuntu wa excited. Naho ucinegere. Oya naje. Okay, we go. So, nagiyeyo mpura na wa mukobwa ambwiraga muri umuna we noneho ni ikindi gitangaza. Uko nabonye ari mwiza. Ndi ko cyatari wifitiye. Akorero nawe sinzi ikibazo ufite. Uye twaganiraga. Nurakare turi kuganira. So twaganiriye. Ahubwo ubundi uriya mukobwa ububeze. Uriya mukobwa uvuga uramuzi. Ukuntu ari isaso. Ko nabonye ari umwana mwiza. Itonda zakwiyereka mu gihe gitoya kitarambiranye. Oya, nese tuzaba twahuriye ko ngewe ndi kugufasha kugira ngo nkwibwire rero. Uriya ni copy paste ya nyina neza neza nko wafata document ukayikura hano ukagenda ukayita pastinga hano. Neza tutaruma. Ni nyina ku gahuru. Kandi bose nta numwe usengeye urimo. Ndashaka kwereka ko amakuru yose ndayafite. Hano muri runo rugo rwose urugo n'urwanjye s'il vous plaît. Uru rugo n'urwanjye ku buryo ibintu byari byo byose byabiraha. Ngomba kubimenya. Nta soni. Ndabona wari watangiye gukora amaperereza kuri njye. Mfite amatsiko y'ibintu wame. Ugiye kwa muganga urikoze. Ngira ngo ibindi nakwikubwira byumva ibyo wakoze. Kuri hopitari ukirukanka wowe Jori. Nshaka kukubwira ngo nta cyana cy'intare kigomba kugira gute kuruta uwakibyaye. Turi kumvikana. Ndabanza ugakurikira. Uza amakosa akomeye nakoze. Nuko nakwizeye urinjije hasi ya mukuru wawe. Nonese ndacyashaka rega kumenya ntabwo ndamenya ubundi bintu uri kumbwira. Wowe
uracyavumbura uvuga wowe uragenda ushaka guperereza umenya ngo nakoze iki nagize gute nakoze nta soni kwa muganga. Icyo wasekaga cyane kuko ntabwo inkuru yawe ntabwo yuzuye. Ibi biri ku flash ntabyo uzi. Ntabyo nzi. Ndabizi ko udashobora kubidengana. Go ahead. Mama, ibyo byose uri kuvuga ntabwo nyiri umwana. Yego intare urayibyara nkaba akana sibyo ariko ndakura ntabwo wambyaye nkuze. So ubwo bwenge uri gushaka gukoresha mama uri muri genzi ndakurenza sibyo. So ibi ufite ni kopi original. So wabibika utabibika ntabwo bindeba. Excuse me. Nari nanabyibagiwe ko wambwiye ko ari murumuna wiwe ntabwo nibigeze unyereka ifoto yiwe. Uzi ko naringuye mu mutego nuko nyine najya buri ikintu cyo kuvuga kidukamubwiye ni ndakwibuka ari akana gatoya. Amashuri wize hanze yose wari yakize hasi eko hindutse zero. Ikosa nawe wakoze ikibazo nawe ntabwo ari ikosa nuko nta n'agafoto kibugira. Ikiza no kutivuye aza noneho ukuntu twabiganiragaho bibagiye kumbwira uriya murumuna we ukuntu asa indeshyo ye nuko n'abantu n'umuraro nubwo mbwiye ngo ari murumuna we ariko niba meshoninze nabonaga ari umukobwa mukuru ni unaruta uriya mugore wawe. Umva nuko rero ngewe rero ndi ikimara sinzi no kubara inkuru ariko umve ngo twaganiriye agera igihe noneho arambwira ngo oxygene yashatse umugabo. Ngiye gushya namubona se yashatse uyu mugabo yashatse hehe nyine yambwiye yuko nyine yari kunsobanura ko ari we mugabo we. Dore ngo ko wari utaye umutwe se n'ibihaha byose. Uramukobwa yarakuroze ibyanyabyo iri ukuntu ushikaguritse wagira ngo bagukuyemo umutima n'ibihaha. Nuko abarambwiye ngo ruhuka usubireyo wari uri. Oyambwira ikibazo ngo twaganira. Ariko wanze urukundo ari ikindi kintu ntazi. Nyibwire yashatse umugabo. Nyine ambwira uburyo ki yashatse umugabo. Ndamubaza ni se yashatse umugabo bwoko ki. Nyine ndamupushinga ngambwire uwo mugabo aho yashatse n'ibiki niyama makuru ahagije. Ndamase base yashatse umugabo w'umukire. Nabwo nyuma makuru sha anje barambwiye ngo nago nzi ngo umugore niwe umenya ngo niyo menye umufuka ngo w'umugabo we umva yambwiye amagana bavuga uyu mwana niwe murumuna wa oxygene cyangwa ahubwo niwe mukuru we. Ntacyo pfa kuba wabonye intro yaho yahara mu rugo ubundi nicyo cyagikenewe. Ndinze ntaha numvishe navunikiye ubusa ndinze nta n'ikintu ngezeho. Karambirwa nese nimba uzi kugira ngo ariko ugire wimenyekanisha ku muntu akwisanzura akwisangemo ukuntu bigora. Ariko nanjye namubeshye ndamwe ngo yigaga inyuma yanjye mudana mu karakana gato mubiri uburyo yabaye mwiza ariko ninakiza cya gikobwa ni ikiyobe. Yabona ifite musaza wanjye shango muri murangiye nawe mwishaki ukuntu mbona nyikiza ni kibaju ubundi oya nako tubireke. Urumva ariko ko natangiye ndi mu murongo mwiza wo gutuma umera neza. Tubanza tugere kuri finali ibindi reba sanamo neza ufite ubu nta nubwo wanyemera ngo basi turarekurira ubundi. Turarekurira ubundi. None se nyuma y'ayo makuru nta kindi kintu bigeze wumvamo gatoya basi gishobora kutugeza kuri oxygene. Kandi wumva nyine ndi mu nzira zimwe nuzi nubona ukuntu nawe bisuzana akanyamuneza mu maso n'itwa n'inzu kurara ku buriri bumwe aho ya rwose ntabwo turi burarane. Akuntu ukaba sina nubwo ushobora kumva ko naniwe umuntu wiriwe za Kigali nirukanka nduka njya kuvuga amagambo ubu nta nubwo ushobora gutekereza ko naniwe basi nkarya mu ruhande rwawe ko ndibashe gusinzira neza. Nubwo ushobora kuba agaciro ibintu nagukoreye ugomba kubyemera basi tukarana basi nushaka ushyiremo imisego hano hagati si ufite uvuga ko aricyo nagutwara si ubona ko nshaka kugufasha.
uyu muntu ntabwo ari jori, uyu muntu ntabwo ari njye pe. Ese ubu ntigiri gukunda Lucas, umugabo wa mukuru wanjye, Lucas nasohoye, Lucas natutse. Ntabwo bishoboka, ntabwo yaba ari njyewe pe. Umuntu uzumva ko nkundana na Lucas, nakoreka ndeke gukundana n'ijyo uzaba umukunda. Mama yumvishe ko nsigaye nkunda Lucas yanyica. Mwana we, ntabwo ariko bino bintu bishoboka, ntabwo Lucas namukunda. Allô? Oui, allô? Oui. Nduka bite? Ngize amakuru. Meza, ese kutongeye kumvugisha ra? Simbabazi sinaziguhaye, buriya hari indi mpamvu yatumaga nkuvugisha. Nta yindi mpamvu wabona? Ese niba umuntu umubabariye se muhita muba inshuti? Buriya sera just like that. Okay, nyine ariko buriya iyo wabashije kugira umutima wo gutanga imbabazi n'ibindi biba bishoboka da. Okay, nabyo nanone n'ibindi cabita umuntu akareba kuko nimba kuko bikwiye umuntu akagira buriya ntabwo ari byiza kubaka mu buzima. Okay, I understand. Nonese uribuka ko hari ikintu nari nagusabye ariko kuzankorera? Ko ndabo Kuzankorera? njyewe nakubwiye ko hari ikintu nzagukorera. Njyewe nakubwiye ko hari ikintu ushaka kuzankorera. Urabyibuka? Nibagiwe kubaza iki kintu wakimbwiye kutagize umwete wo gukimbwira. Iki kintu cyo tutarakigeraho, ahubwo njye sinabanza nkakubaza wenda mbere yo kumusubiza. Nta kibazo. Ndashaka kubaza ni iki kintu umuntu yakora kugira ngo aforomate ibintu byose biri mu mutwe wawe ashyiremo ibindi, kuko ikintu ushaka kugusaba ibyo bishobotse nacyo cyashoboka. Uyu mutwe si uko urimo ibintu byinshi n'iki cyawuforomata kikawubasha. Wambwira wenda niba uzi uko twabigenza. Keretse mbonye umugore wanjye oxygen. Okay, nyine n'abandi bafite ubushobozi bwo kuba yagira icyo akora ku mutwe wanjye. okay, natwe ariko ushatse waduha amahirwe tugashaka uko tubigenza. Abaha amahirwe. Never mind. Sawa, ndagira numva ukomeze ubwo. None icyo kintu kutakimbwiye kugira utakimbwiye. Lucas turacyafite igihe cyo kuganira, right? Nta kibazo ariko nyicisha amatsiko bwa kabiri. Okay. Nta kibazo, bwagumane tuzareba ukuntu tubigenza. Hamwe. Shori nagiye gusara pe. ese umuntu ufata nk'umuntu yize nk'abiyuzinga se. Njyewe nkunda kubaha kandi nkubaha nk'umuntu nk'inshuti yanjye magara, even as my ex. uretse yuko wenda kuba bitewe wenda n'iby'isi umuntu yanyuzemo
n'ibyo umuntu yanyuzemo bigatuma umuntu ajya kure mu bitekerezo, ariko ubundi ntabwo nabona uko ngushimira muri iyi minsi ko wamfashije n'ibyo wakoze byose. Nonese ubu kunshimira kwawe ni ukuryamana nawe muri buno buryo ukareba hirya ijoro ryose, kunyemerera kuba turi kumwe mu buriri ukanshimira muri buno buryo. Ariko nabyo nabyubashye turyama ku buriri bumwe. Niko kunshimira. Njye numvaga kubera ubu ngubu mfite umugore, numvaga ibihe bya kera twagize byaratambutse, ahubwo turimo turareba ibishyashya byatuma ubucuti bwacu buramba kurushaho. Kubw'iyo mpamvu ndumva ntawe nagusuzuguye kuba twaryamye gutya ntihagire ikiba. Kuvuga basi umutima wawe niyo waba uri kuri oxygen, byibura nta n'umunsi n'umwe, no reka tuve ku munsi basi, kuko ndabibona ko iminsi yawe yose ihora isa, ngo utekereza bimwe kuva igihe twahuriye. Basi nta munsi ujya utekereza basi ngo wibuke ibihe byanjye nawe mbere y'uko njya ku ishuri, ngo wibuke ubuzima twari tubanyemo, wibuke ukuntu twakundanaga, basi ngo ushyire mu gaciro basi wumve amarangamutima yawe. Yo, uvuze ko nabitekereza nkamubeshya, ariko nawe nyine wibaza icyo gihe n'ibintu byinshi byabayemo hagati aho ngaho. Remember yuko gihe muri icyo gihe nashatse umugore ari nawe ntwitiye ubu ngubu, ari nacyo kibazo cy'ingutu mfite mu buzima bwanjye. Okay? Ndabyumva amakosa warayakoze nyine yarabaye, ariko se basi utekereza uruhande rwanjye. Reka Giho, umva ikibazo mfite mu buzima. Ntabwo nshaka yuko umwana wanjye azavuka akarerwa n'undi mugabo. No, ariko basi wibuka ko nubwo ndi kugufasha ibintu byose, wibuke basi ko ngukunda. Ikibazo ngira ni kimwe nuko utajya unyumva. Ndakumva. Nimba unyumva rero hakabayeho agaciro ibyo nkubwira. Okay? Nonese basi ko ndi kugufasha. Ndabizi nyine ko ufite ako gahinda k'umugore pe, ndanabiha n'agaciro, niyo mpamvu ndi kwirukanka muri ibi byose. Ariko se basi ngiye nyitura nanjye ntibiye umuntu ugukunda. Njye ntabwo ngufata nka ex wanjye, kuko nari nkigukunda, sinigeze nkwanga, sinigeze nkwibagirwa. Iminsi yose namaze ku ishuri niwe natekerezaga, nta munsi n'umwe ntigeze numva yuko natekereza undi gusa. Ariko wowe urarenga ukora amakosa, nturamboroka, usiba nimero yanjye, nta handi hantu agomba kugukura uretse ku nshuti zawe. N'uburyo nageze aha ngaha urabizi, ni wowe muntu wanzanye mu Rwanda, ni wowe utumye ngaruka. Ntukaze, ndi kwirirwa nirukanka muri ibi byose kubera ni wowe muntu ndi gushaka gufasha kuko mukunda, ariko wowe mu mutima wamfata nk'umuntu wawe ex kuri wowe. Ntukaze, wantekerejeho rimwe basi, rimwe gusa basi ukongera ugatekereza. Hariga nagaruka nagutekereza, ariko nanone mu gihe cyose wamaze hanze ari byinshi byahindutse. I know, but please tekereza. Nsubiyeho ubu hagati aho ngaho ndakora iki? Tekerezaho, wibuke ibihe byacu bya kera. Nta kindi kintu ushaka.
kiri kunsaba ndi kugendera ariko mbabarira nanjye umva umutima yanjye. Please.